Muri iki gihe abarimu benshi bafite ubwoba bwo gutungwa agatoki n'ababyeyi, kwitwaza inzego nka RIB ngo yabakozayo, nyamara RIB barigisha, batanga ubutabera bwunga, ikiza imbere si ugufunga. Ni gute abarimu barera abanyeshuri bubu bakabikora kandi badafite ubwoba? Ubwoba bw'uko nta kizima kivamo. Turabizi ko mu bwoba nta kintu kizima kivamo uretse guhupara no kujagarara. Ibyo ukoze byose bisa nabi. Ese uko niko dukwiye kurerera u Rwanda rwatwonkeje? Kandi u Rwanda rukwiye ibyiza. Bavandimwe inshuti, murakaza neza kuri iyi channel yanyu Isaac Inspire TV. Iyi ni channel y'uburezi, discipline n'imyitwarire y'abarimu n'abanyeshuri, nibyo tugomba kugarukaho kenshi. Uyu munsi turaganira ku kibazo gikomeye cyane abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bakunda kwibaza cyane cyane muri iki gihe. Ese koko abarimu bafite ubwoba bwo kurera abanyeshuri bagomba kurera? Ese discipline yarapfuye cyangwa yarahindutse? Ishobora kuba yarahinduye isura ahari. Ese mwarimu ashobora kurera neza kandi akarera atiriwe atinya umunyeshuri, adatinya abanyeshuri ndetse n'inzego? Nibyo tugiye kuganiraho mu bwitonzi kandi turabikora mu bwubahane, kuko intego ntabwo ari ugushinja umuntu uwo ari we wese. Oya, ntabwo dushinja uyu cyangwa uriya, ahubwo no gushaka igisubizo kirambye. Ushobora kuba uri umwarimu, waba uri n'umubyeyi, waba umuyobozi w'ishuri, birashoboka, yenda uri n'umunyeshuri. Iyi video ni yawe kandi irakureba. Ntukayisimbuke utayirebye, kandi uyirebe kuva utangiye kugera ku musozo. Byanze bikunze urakuramo icyawe. Ubutabaza ugasaza utamenye. Hari amasomo menshi uyikuramo, kandi wibuke gukora subscribe niba utarayikora kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Reka tujyane mu kiganiro. Ubundi kuki abarimu bubu bafite ubwoba? Reka dutangire twibaze impamvu. Uburenganzira bw'abana ushobora kuba bwarumviswe nabi. Muri iki gihe abana bafite uburenganzira, kandi uburenganzira ni bwiza, ni byiza kugira uburenganzira, ariko ikibazo nuko abantu benshi yenda babisimbuje uburenganzira. Bashobora kuba barabusimbuje discipline. Icyitwa uburenganzira cyamize discipline. Discipline isigara ari ikibazo mu nguni zose z'uburezi. Umwana arakora amakosa, umubyeyi akavuga ati ni umwana wanjye, ntimukampanire umwana. Umwarimu akamugira inama, bigafatwa nk'ihohoterwa. Ndetse hari naho birenga urwo rwego bigasa nkaho byiswe guhozwa ku nkeke, guhana mu buryo bwemewe, bigahita bifatwa nawe. Mwarimu agasigara ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Ibi bishobora gutuma umwarimu yibaza byinshi, ateze ndavuga cyangwa ndaceceka. Abarimu benshi bafite ubwoba bwo gutungwa agatoki n'ababyeyi, ariko hari n'abitwaza RIB ngo yabakozamo. Nyamara kandi burya na RIB barigisha, batanga ubutabera bwunga. Erega ikiza imbere ntabwo ari ugufunga, ahubwo batanga inama mbere ya byose, cyane ko n'abari ababyeyi. Nibyo abo bakora muri izo nzego bafite abana, banyuze ku ntebe y'ishuri, bazi ibihabera. Twese turi kurera, ikigamijwe si ugufunga. Gusezererwa ku kazi nabyo ubona ko bitera ubwoba. Gutakaza icyubahiro byica byinshi. Abahagarara ku cyubahiro rimwe na rimwe batagira icyo bakoma icyubahiro cyabo kikanyeganyega, abo nabo barahari. Umwarimu agahinduka umuntu urebera, akareberaho ibintu biganaho kugira ngo abihe icyerekezo, aho kuba umuntu uyobora abana Rwanda rw'ejo. Ababyeyi bamwe badafasha discipline, kuko hari ababyeyi bahora barengera abana babo, batumva uruhare rw'ishuri, babona umwarimu nk'umwanzi, umwanzi w'umwana wabo. Ubundi mu gihe uri umubyeyi ukabona umwarimu nk'umwanzi w'umwana wawe, ubwo urumva ubirimo neza. Ubundi si umwana nyine umujyanye ku ishuri kugira ngo arerwe nande cyangwa arerwe gute? Ubundi urifuza iki? Urahitamo kumugumana? Ntabwo ari uwawe, kuko umwana ni uwa leta, umwana ni uw'Imana, agomba kurerwa, kandi agomba kurerwa n'abarimu mu gihe cyo kuba ari ku ishuri. Nyamara kandi nta gishinja uretse kubeshya uburenganzira wenda akenshi butanakunda ku ishuri. Hari uburenganzira budakunda ku ishuri. None se umwana azicara amanitse amaguru ku ntebe mwarimu yigishe ngo umwana afite uburenganzira bwo kutanyeganyezwa? Umwana azazana igitiritira gitera umwarimu mu bitugu ari kwigisha ngo ni uburenganzira? Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Umwana wafata amakayi wenda ya bagenzi be akayajabika mu mazi,
uyu nguyu ngo aritonda, uwavuniye ibiti mu nzugi ngwiha imama dufate neza, ntiwibeshye ugafata akanyafu ngo havuda ko mu mwana toromikazi. Ibi bigabanyiriza icyizere mwarimu muri kwakurira yagakwiye kuba arira bya nyabyo, ndetse byaba ngombwa akarebera akavuga ati ruzaca imana. Discipline ntabwo ari ugukubita no kurera. Hari ikintu gikomeye abantu tugomba kumva kandi no kwibukiranya. Discipline itandukanye no gukubita. Discipline ni ukwigisha umwana icyiza n'ikibi, kumufasha kumenya ingaruka igikorwa cye cyangwa se bya bikorwa bye bitandukanye. Hari ukumutoza kwigenga no kubaha amategeko. Yego, umwana akwiye gukura azi ko amategeko ahari, kuko nta sosiyete n'imwe itagira amategeko. Umwana kubera ko discipline ayikura mu rugo, niba umwana yarakuriye mu rugo rutagira amategeko, icyo cyuho ubwacyo nicyo gihita kimwangiza. Ariko niba ageze mu kigo cy'ishuri, uko byamera kose azasanga amategeko. Hanze mu buzima busanzwe naho haba amategeko, uko agenda akura azagenda asanga amategeko. Discipline rero agomba kwigishwa discipline n'ubwigenge, kandi burya discipline n'ubwigenge ntabwo ari imbaraga. Umwarimu uzi discipline ntabwo ashaka gutera ubwoba abanyeshuri, ahubwo ashaka guhindura imyitwarire yubaka. Akubaka adasenya. Nibyo kubaka udasenya ni by'agaciro cyane. Reka rero mbabwire uburyo butanu abarimu bashobora kurera kandi badafite ubwoba. Ukomeze urebe video kugera ku musozo. Izi nama ziragufasha kandi zirakubaka. Kumenya amategeko arengera abarimu. Abarimu bakwiye kumenya amategeko abarengera, kuko sitati igenga abarimu irahari kandi isobanutse neza. Mwarimu ntabwo ari umuntu unyeganyeza gutyo gusa uko ubyumva. Rimwe na rimwe ngo abanyeshuri bikomange mu gatuza ngo bafite uburenganzira bwabo, nkaho mwarimu adafite uburenganzira. Cyane ko mwarimu mbere yo kuba umwarimu nawe yabanje kuba umunyeshuri, kandi nawe yabaye umunyeshuri urengerwa n'amategeko. Mwarimu agomba kumenya amategeko y'uburezi, kumenya icyo yemerewe n'icyo atemerewe, kutarenga imipaka n'iby'agaciro, kudakora ibintu mu mwijima cyangwa se mu buryo buhishe. Nabyo ni ngombwa cyane. Hari ubumenyi butanga icyizere akwiye kuba atanga cyangwa se afite. Hari ugushyiraho amategeko agaragaza neza ishuri, cyangwa se amategeko agaragara neza mu ishuri. Amategeko akaba yanditse, amategeko yasomwe n'abanyeshuri, akaba yarumvikanyweho. Niyo mpamvu mu kigo cy'ishuri amategeko agenga abanyeshuri agomba kuba yarumvikanyweho hagati y'ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri. Iyo umwana rero arengereye, ntabwo ari umwarimu bumuhannye. Umwana wenda yasakuje, yakererewe, ntiyatebeje, ntabwo yakoze isuku, ibyo byose biba biteganyijwe n'amategeko kandi yemeranyijweho. Kuba rero mwarimu yahannye umunyeshuri akurikije iri tegeko, ntabwo ari umwarimu uhannye umunyeshuri, ahubwo ni itegeko rigize gute? Ni itegeko rimuhannye. Kandi nta muntu buryo uri hejuru y'amategeko, twese tugengwa n'amategeko. Hari uguhanisha ikiganiro kuruta guhanisha ikindi gihano watekereza. Ikiganiro burya ni igihano. Mu kiganiro havamo guhana kwiza, uretse ko yenda abenshi mu barezi babiburira umwanya, ariko ibi bintu bibonewe umwanya bitanga igisubizo kirambye. Umwarimu mwiza arabaza ati kuki wakoze ibi bintu. Ntabwo azahutiraho ngo ahutaza abasanze kabone nubwo hari ibyo asanze bitameze neza. Afata umwanya wo kumva umunyeshuri akamufasha kubona aho yibeshye. Ibi bituma umwana yumva yubashywe, kandi burya nta muntu udakunda icyubahiro. N'umwana muto cyane umwe wo guterurwa avukana gushaka icyubahiro. Iyo yumva yubashywe rero yumva mwarimu, akumva yumva na mwarimu, ahinduka atari uko yabitegetswe, ahubwo ahinduka kubera ko yabyumvise, kandi uku guhinduka ni kwiza. Hari gukorana n'ababyeyi aho kubarwanya. Mwarimu ntabwo akwiye guhisha amakosa y'umwana. Utinya kuvugana n'ababyeyi b'umwana, of course byose bigira umurongo bikorwamo, ariko ntabwo ari ubwiru kuba umwarimu yabwira ababyeyi amakosa y'umwana. Ahubwo burya kugisha inama, gusobanura ikibazo n'imiterere yacyo, gushakira igisubizo hamwe hagati ya mwarimu n'umubyeyi, burya birashoboka kandi byose mu nyungu z'umwana. Iyo ishuri rero n'urugo cyangwa se n'umuryango bikoranye neza, byubaka umwana, byubaka ishuri, kandi byubaka na mwarimu. Mwarimu nawe agakorana icyizere yumva yuko ababyeyi akorera banabizirikana, babiha agaciro.
kuba rero icyitegererezo umwana yubaha nabyo burya ni iby'agaciro cyane. Abarimu abarezi ntibagatekereze ko kuba bafite siyanse mu mitwe yabo basangiza abana ubwabyo bihagije. Umwarimu uzi ibyo akora aba agomba kugaragaza imyitwarire myiza kandi akagaragaza imyitwarire itavuguruzanya. Ntabwo ushobora kwigisha disipurine waje mu kazi wenda utiteguye. Uje mu kazi utiteguye, wenda nta nubwo wubaha abanyeshuri, urababona nk'ab'agaciro gake, akenshi wenda ntiwubaha n'akazi kawe. Ntabwo ibi rwose ntabwo ibi byatuma n'abanyeshuri ubwabo bagira umurongo. Ibyo ugomba kwitaho niba nawe uri umurezi, itegure mu kazi, ubaha abanyeshuri kandi ubaha akazi kawe. Iyo wubashye akazi kawe burya uranagafuhira. Hari rero y'ubuyobozi bw'ishuri rero, cyangwa se umumaro w'ubuyobozi bw'ishuri. Ubuyobozi bw'ishuri burya bugomba gushyigikira abarimu, bukabatiza imbaraga, kutihutira kubashinja ngo nka ba nyirabayazana b'imyitwarire mibi wenda mu banyeshuri. Hari guha abarimu umwanya nabo bakisobanura, kuko hari igihe biba ari ngombwa yuko abarimu nabo bisobanura. Rimwe na rimwe wenda abana bagoranye, ugasanga wenda nyirabayazana nta banyeshuri, aho kugira ngo nyirabayazana b'abarimu. Ishuri ridafite ubuyobozi bukomeye, ubundi disipurine irahungabana. Abarimu baricecekera, abanyeshuri bakigira ba nyiri ikigo. Ibaza abana babaye ba nyiri ikigo, si ibara. Hari umumaro w'ababyeyi cyangwa roro yabo. Ababyeyi bagomba kumva yuko umwana atarerwa n'urugo gusa, ahubwo ishuri rifite uruhare rukomeye ryo kurengera umwana mu makosa, ntabwo ari ukumufasha. Kurera umwana ni hagati y'umuryango ndetse n'ishuri. Ibyo birazwi kandi bikwiye no gusobanuka, bigakomeza bikanasigasirwa. Umubyeyi mwiza yumvira umwarimu, ashaka kumenya ukuri, aharanira yuko umwana akura neza, aho kugira ngo abogamire ku mwana. Kujya ku ruhande rw'umwana ushatse wabyita kumwica mu mutwe, cyane yuko burya umurezi nawe aba akunda umwana. Nta murezi udakwiye gukunda abana, kubera yuko abana burya baba barebererwa. Iyo rero tugiye ku ruhande rwabo tubashyigikira mu makosa, tuba turi kutabafasha gutegura ahazaza habo heza. Reka dusatire rero umusozo. Bavandimwe, disipurine ntabwo yapfuye muri iki gihe, ahubwo ikibazo ni uko yahindutse. Dukwiye ibyo ngibyo kubimenya tukabyakira. Umwarimu w'iki gihe agomba kuba umurezi, akaba umujyanama, icyarimwe akaba n'umuyobozi. Ibi bintu bitatu umurezi bikwiye kuba bimuranga, cyangwa se biranga umwarimu. Agomba kuba umurezi, icyo ni kimwe. Umurezi atandukanye n'umwarimu. Agomba kuba umujyanama w'umunyeshuri, agomba kuba kandi n'umuyobozi. Ibi kandi agomba kubikora adafite ubwoba, ahubwo akabikora afite ubwenge ndetse n'ubumenyi. Ubwenge buherekejwe n'ubumenyi, ibi rwose birafasha mu kurera ndetse no kwigisha. Niba abarimu n'ababyeyi n'ubuyobozi bafatanyije, bumvikanye, bubahana, abanyeshuri b'ubu nabo bashobora kurerwa neza, ndetse bashobora no kurusha n'abakera. Hari igihe tuvuga ngo kera, ngo urabona ngo hari ukuntu, ariko uyu munsi ababyeyi, abayobozi ndetse n'abarimu bafatanyije mu bwubahane, muri bwa bufatanye, mu bwumvikane no kubahana, babasha kurera abana b'iki gihe bakabarera neza kurenza kera. Igihe rero habaye gufatanya kwa twese, ibintu byose birashoboka kandi bikagenda neza. Iyi video ishobora kuba yagukoze ku mutima cyangwa yanagufashije. Biba byiza iyo ukanze like. Ushobora kwiyandikisha kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Niba utarayandikishaho, wasangiza abandi barimu, ababyeyi, abanyeshuri iyi video, nabo bakiyungura. Utanga igitekerezo cya mu mwanya wa comment. Ibyo mu mwanya wa comment ahagenewe kwandika ibitekerezo, ugasigamo igitekerezo cyawe, ubutanze umusanzu mwiza wo gukomeza kubaka uyu muyoboro twunguraniraho, umuyoboro w'uburezi. Wowe ubundi ubona disipurine yo muri iki gihe imeze ite? Jya mu mwanya wa comment wandikamo igitekerezo cyawe. Ndabashimiye rero bakunzi bacu, reka tuzongere guhura mu kiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane kudukurikira, kandi nanjye ndabazirikana, ndanabakunda cyane. Muragahorana Imana n'amafaranga, muragahorana abana batuje bafite disipurine kandi biteguye kuzubaka u Rwanda, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Murakoze cyane, ndabakunda.